Alright, nanone ni Robert MC ni Arts Rwanda Robies Entertainment. I'm ready to give you what you need. So muri Arts Rwanda hano impano ziracyahari. Ubonye wakinnye ari umupfumu impano zitandukanye, noneho uzi umuntu nakiriye n'umusista arakubita kabisa imizigo y'indirimbo, ukabona ni byiza pe, ukabona biraryoshye cyane, ukabona ni ibintu byo kwishimira. So nawe reka mwakire hano kuri iyi brand ya agura impano yawe. Welcome agura impano yawe. Hello, agura impano yawe. Agura impano yawe mbishatse kuvuga iki? Agura impano yawe mbarumva ari kwitinyuka muri rusange. Yego. Then kwerekana impano yawe, kwerekana nawe ko ushoboye. Yeah, welcome again. Thank you. Okay, which one day? Nitwa Munaziri Rashid. Inde? Munaziri. Waturutse he? Waturutse Kayonza. Kayonza. Waperforminze muri Arts Rwanda. Kubera iki waje muri Arts Rwanda? Impamvu naje muri Arts Rwanda ntabwo ari buri umwe wese uhaza. Impamvu naje nuko nashakaga kugaragaza impano yanjye nkagera kure, nanjye nkaba umuhanzi ukomeye cyane mu rwego rw'isi yose. Ntahandi uri waragerageje? Oya, ntahandi. Ayo niyo mahirwe ya mbere nari mbonye. Niki cyagupushinze uvuga ati ndumva Arts Rwanda yabikora? Ikintu cyapushinze cyane nuko nabyumvaga mu cyo cya mbere. Cya kabiri nuko inshuti zanjye zaneraga imbaraga. Yego. Then bituma nanjye mvuga ngo reka amaguruke nanjye nerekane impano yanjye kuko ndashoboye. Yes. Nk'umukobwa wanashoboye kabisa. Of course. Hanyuma uri umuririmbyi? Yego, ndumuririmba. Ihe style? Ndimba trap. Twagiye kubita turebe. Zana mugurire bando mwana ashaka ubutsanakana ipi swati akamasaki manaki tachimiro wero tokero izi bitch zifite isoko niyompamvu zifite poto nubwo nitaye koko izi bitch zifite isoko koko iri kingi bada muri zo free chori kweri sativa moni seni ichana niyo koko niyo kru ichana gifite buri muri yes kri Wow, Arts Rwanda man, you know you are good kabisa. Thank you. Barenze kuki wahisemo mu njyana zo ugahitamo trap? Nuko nkunda cyane, nicyo kintu niyumvamo cyane. Abantu bakunda kumbwira ndabishoboye, yakana ndanabikunda cyane. Biragoye kubona umukobwa utrapinga, bamwe bamwita ikirara, iki ariko ntabwo ariko biri. Ni impano y'umuntu. Yes. Wow, byiza cyane. Ntabwo ujya uhura n'imbogamizi z'abantu bavuga baturiye umukobwa tubona bitazakunda. Imbogamizi ntabwo zabura, umuntu akakubwira ati shani mbona ntazi, ariko wowe iyo wifitiye icyizere, ngewe iyo umuntu ambwira ati mbona ntazi aba anteye imbaraga cyane kurushaho kugira ngo mwemeze nanjye mwereke ko nshoboye. Uyu munsi uraperforminze ubonye na passe, ibyo bikwereka iki muri kariyeri yawe? Ndishimye cyane, bimaye imbaraga zo gukomeza. Ndumva n'ahandi ku rundi rwego ngiyeho nzakora cyane, nubwo bitari bimeze neza cyane, ariko ngiye gukora practice nyinshi kugira ngo icyo nshaka kugeraho nzakigereho. Nk'umukobwa ndetse uririmba injyana abantu benshi understandable, birakwereka iki, birakuganisha he nuramuka upasinze muri Arts Rwanda? Uyu munsi wapasinze, next nugerayo bikagenda neza ugatwara irushanwa cyangwa ukajya mu bantu batwaye ibihembo, bizagusigira iki? Ikintu cya mbere bizansigiramo nyine icyizere ko nshoboye, icyo ni cya mbere. Ikindi nzashishikariza abakobwa bagenzi banjye bafite impano nk'iyo mfite, barahari benshi ariko bitinya bakavuga ati abantu bamfata nabi. Wowe wikora nyine kugendeye ku bantu, wowe uba ugomba kuba we, ureke kuba uwo abantu bashaka kuba we. Hajya ngo witwa Rashid. Najya ukoresha mu buhanzi? No, ntabwo aribyo nkoresha mu buhanzi. Witwa gute? Sweswe. Iki? Sweswe. Amen. Sweswe. Kuki wagahisemo ka Sweswe? Sweswe ni sister wanjye wakundaga kujya ari nyita
rero nyine ndabikunda ndavuga ati okay naranabimubwiye navuga ati ndamuka mbaye umusitari kano kazina ndagakunda nzagakoresha ni inzozi zo kuba umusitari ntabwo ari ibintu uyu munsi bije gutyo oya ntabwo ari ibintu bije kuva kera nahoze nifuza kuba umusitari niyo mbonye umuntu ari gukora interview ahandi hantu mba mbona nyine ubutaha ari njye uzaba wicaye aho hantu ari njye uhari kuva kera zahoze ari inzozi zanjye ntabwo ari ibintu bije aka kanya iriya ndirimbo iriya mirongo ngo bise n'iyawe yego ni yanjye ni indirimbo yawe yego hari undi muhanzi ukora trap wenda waba uzi indirimbo ye ishkezi twagiye akantu gato one verse amakosa nakoze yanuje kugabanya love na roses amarose nakoze abatoto bakaraga kopi ya robe. Oh wow, it's ati Rwanda ni impano man, ni impano. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe agura impano yawe unyuze mu buryo bwateguwe ni iki kigo gikomeye cyane kugira ngo abanyempano bakomeze bigaragaze kandi bigende neza. Man, uyu mukobwa ararenze abonye pasi uyu munsi akaba yamaze kubona pasi arigendeye mugiye kujya Yesu tuvugana. Ubu pasinga urahita ujya he mana ni ibyishimo bya danje n'inshuti zanjye ziranegereje na mama wanjye mama arabizi ko najanga ndamukunda cyane nyine yari yanasegeye ngiye kugenda nishimane n'umuryango wanjye nyine twishimire intsinzi ngezeho then tunaguma gukora cyane kugira ngo ahandi ku rwego rundi ngiye gukurikizaho naho nzabashe kugenda. Okay. Turi gusoza urahita ugira inama abakobwa n'abanyempano muri rusange ubabwire ibyiza byo muri ati Rwanda. Ikintu cya mbere nshaka kubwira abakobwa come on muri ati Rwanda ngwino urashoboye ibintu byo kwitinya ufite isoni ntabwo byakugeza ku ushaka kuba we kureba isoni utambuke ugaragaza impano yawe icyo ushaka kugeraho uzakigeraho n'abahungu kandi mwese muze mwerekane impano zanyu muzagera ku byo mushaka byose. Nawe wakoze kandi tugushimire kuba waritabiriye mu bakobwa igihumbi ugakubita trap muri ati Rwanda. Mwakoze cyane. Asante sana. Okay kabisa wamubonye n'umunyempano wararenze wowe nabwira ngo stay on ndagenda mbakwereka asigaye aba modeling uzi fashion bafite bararenze ni beza pe ni byiza cyane reka dutegereze mpaka bagenda bavaho baza tubabereka turacyahari imyidagaduro ni ibintu is my thing. Thank you so much your boy MC Robert.